umugambi wo gukumira ico kiza c'umugera wa COVID-19. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa. Jean-Claude Mwambutsa, wotubwira ivy'ibitigira bishasha nimbunyumva? Ndakumva neza Florentine, ibitigiri nk'uko bivuga koko nibyo bibaye byinshi ugereranyije n'ibyakomeje gutangazwa kuva uwa mbere yatangazwa. Urebye ni nka kimwe cya kabiri ukurikije imibare twari tumagize kugeraho, kuko bari 19 hiyongereyeho abo 12 ubu babaye 36. Byabaye nk'ibintu bidasanzwe mu gihugu kuko n'ubwa mbere imibare nk'itangajwe. Uretse igipolisi haravugwa n'ibindi vyemezo bikomeye ngo vya vyarafashwe ku bantu bishobora nako kugira ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Vyo ari ibi ibyemezo byafashwe ni byatangajwe mu rwego rw'ubukungu. Hari nka Minisiteri y'Ubucuruzi yatangaje ko inganda zose zigomba gufungwa ndetse n'abakozi bazo bakajya bakaguma mu ngo zabo nk'uko byategetswe abandi bakozi. Gusa iki cyemezo cyasoneye abo mu rwego rw'inganda zikora ibiribwa, izitunganya amazi cyangwa se zikora amata, mbese inganda zirebana n'ibyatabara abantu muri iki gihe gikomeye. Ikindi cyemezo twamenye cyafashwe mu rwego rw'amahoteli ni uko amahoteli menshi yamaze kwirukana abakozi bayo, ku buryo ubu abakoraga mu rwego rw'amahoteli atakibona abakiriya bafite ibibazo byo kubura akazi muri iki gihe. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tukivuga kuri uwo mugera wa corona, dusubire mu muji wa Wuhan aho watanguriye, turabe uko muri kino gihe byifashe. Vedaste Kamari ni umwe mu basanzwe baba muri uwo muji wa Wuhan, yatubwiye ko batanguye kuja barasohoka buke buke baja hanze. Ubu ngubu bisa nkaho dutangiye kugenda dusubira mu buzima busanzwe. Ubu ngubu umuntu ashobora kuva mu cyumba agatembera muri quartier nk'ahantu aba ahantu hatari kure cyane, nko muri 500 metres, nka metero 500 uzenguruka, bitandukanye na mbere ko umuntu yagumaga mu cyumba. Ubu ngubu biragaragara ko bitangiye kuzana hari isura nziza. Hari haheze iminsi ingana gute mutemerewe kuva mu mazu murimo? Harashize amezi 2 nta muntu usohoka mu cyumba. Muremerewe kugendana n'abandi bantu canke bigenda gute? Iyo usohotse ntago ugomba kuba uri kumwe n'abandi bantu, uragenda ukambara maske cyangwa agatambaro ugapfuka ku munwa no ku mazuru. Ntago mwemere kugenda mwegeranye cyane, nyine muhana umwanya. Haracyarimo akantu k'ubwoba. Abantu aho muri Wuhan niho abantu batanguye kuvugwa ko bagwaye uyu mugera wa coronavirus. Ubu unye abagwayi bameze gute? Barakize bose? Bigeze he? Ngo yenda gushira nk'icyumweru cyangwa nk'iminsi 5 nta case nshyashya zirongera kugaruka, nta case nshyashya z'abantu barwaye. Hasigaye abarwayi bakeya bakiri mu bitaro, ariko nabo wenda nko mu byumweru bibaza babakize. Ibintu by'ibifungurwa baracabibazanira canke ni mwebwe muja kuvyironderera iyo mubikeneye? Na n'ubu ngubu baracyabituzanira, gusa nkari nk'utuduka tuba turi mu makartier ahantu, ariko nta bintu byinshi biba birimo byo gufungura. Ubwo ibintu bitaba birimo urabitumiza bakabikuzanira. Abarundi n'abanyarwanda bari hiyo murafise amakuru yabo? Bigeze he? Bimeze gute? Abarundi n'abanyarwanda bose urebye bameze neza. Ari amagroupe duhuriramo tuganira kuri internet, bose bameze neza, nta n'umwe ufite ikibazo cy'uburwayi. Twese turakomeye, nta n'umwe wigeze urwara. Ano mezi yose abiri uko ashize nta n'umwe wigeze ugira ikibazo cy'ino virus. Vedaste Kamari ari Wuhan yavugana na mugenzaje Mark niyo nkuru. Abadukurikira ku rubuga rwa Facebook rero tubashimire ko mwakomeje kwihangana. Ubu mushobora gukurikira aya makuru muturaba. BBC Gahuza Miryango ibashikanye ku isaha imwe iburi minota 20 mu Rwanda no mu Burundi.
abashikiranganje b'ibigega vya leta mu bihugu vya Afrika basaba miliyaridi 100 zo gufasha guhangana n'ikiza ca corona kiriko kirayogoza uwo mugabane. Mu ngingo bifuza ko zifatwa harimo guhagarika kuri hamadeni ivyo bihugu bifitiye ibindi bihugu mu gihe amareta ya Afrika ariko aragerageza guhangana n'ico kibazo c'amagara y'abantu kubera corona ndetse n'ingaruka zaco z'ubutunzi. Inkuru ya Vumani Mkihize mwishikirizwa na Odas Makado. Akamo kabashikiranganje ubutunzi ba Afrika basaba ko aya madeni bakugwa ko kaje gakurikira ivy'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yasavye asabira ibihugu vya Afrika ko bironswa imiliyaridi 150 z'amadolari ya Amerika kugira ngo Afrika ishobore kwigwanira iki kiza ca coronavirus kibandanya ciyongera muri Afrika. Mwitangazo rya Abiy Ahmed yasavye ibihugu rutura bihurikiye mu mugwi G20 bigiye guhura mu mpera z'iyindwi ngo bikure ko inyungu ku myenda amareta ya Afrika abwirizwa kwishura. Mu myaka 10 iheze imyenda ya Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara yariyongereye gushika ku rugero rwa 60% ku rugero rw'ubutunzi igihugu kigenera umunyagihugu wese ku mwaka. Amadeni ibihugu vya Afrika bifise yaharugwa ku miliyaridi 583 z'amadolari ya Amerika ahari mu bihumbi 2018. Ubu naho Afrika idashegeshwe n'iki kiza ca coronavirus co kimwe n'ibihugu vyo ku migabane ya Buraya na Aziya ndetse na Amerika, Afrika igumira inyuma mu itunganywa ry'ubuvuzi. Ubu rero hiyongereye ko aya madeni. Ibi bigaragaza rero ko Afrika muri rusangi ititeguriye kandi bitazoyorohera kwigwanira iki kiza c'umugera corona. Umunyamuziki rurangiranwa w'umunyakamerun Manu Dibango yajyamiye ukuboko kw'abagabo ahitanywe n'umugera wa corona mu Faransa. Uwo bari basanzwe bafashanya mu kwamamaza umuzika wiwe yavuze yuko Manu yaguye mu bitaro hanze y'umuji wa Paris. Ni inkuru ya Mary Harper mushikizwa na Mark Niyonkuru. Manu Dibango yitavye Imana afite imyaka 86. Akaba yavuze umuzika akoresheje saxophone. Yari umuririmbyi akongera akandika indirimbo akundwa cyane ku mugabane wa Afrika, Iburaya n'ahandi. Umuziki we wihariwe n'injyana ari wo mudiho wa jazz, funk, umuziki wo muri Cameroon, zose vyakoresheje cyane n'imigwi ya Cool na Gang mu myaka y'1970 hamwe n'umudiho wa hip hop mu myaka y'1990. Manu Dibango yavukiye mu gisagara ca Douala mu 1933. Yakunda kuja mu isengero kenshi mu ndwi aho yashoboye kwigira ivy'umuziki no kuririmba. Indirimbo yiwe yabaye rurangiranwa ni Saul Makossa. Manu Dibango yakoranye n'abandi banyamuziki harimo Herbie Hancock na Fela Kuti. Mu 2009 yashengeje abaririmbyi rurangiranwa babiri aribo Michael Jackson na Rihanna abagiza ko baba baritiriye imihibongozo yiwe ari yo njyana mu Kinyarwanda. Yavuye yumvikana nabo imbere yuko sentare ifata ingingo. Arakoze Mark Niyonkuru kuri iyo nkuru ya Mary Harper. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Filipo ngo kuye amakuru mashya mu mujyi. Hagati abavandimwe bamutesi bahangayikishijwe n'amanota make yagize mu gihe we ntacyo bimubwiye. N'urunana. Sinkuru yatera ugo rwose. Subwo se musaza wacu abwira ngo ugaruke hano mute. Nange yo mutangiye kumuriraho Beni. Garuka hano tujye inama dufatira mu mwanzuro icyo tugomba gukora mute. Niko mute. Niko. Karame. Bure wa munota wagize ntiyaguteye isoni. Isoni ziki sari amanota ni mabi koko hehe. Noneho niyo wifuzaga. Si ariko nta namwaye kuko hari n'abagize munsi yayo nagize. Cyakora wasitse umuntu anababaye pe. Kuko hari abari inyuma yawe nicyo kikwereka ko amanota wagize ari meza se. Simvuze ko ari meza ariko sinamabi cyane. Iyo umuntu atabona ko afite ikibazo uri kumva bikabonwa n'abandi gusa
icyo kibazo afite ntigishobora kubonerwa umuti rwose mu buryo bworoshye. namwe ariko mumunshakaho amakosa. Mutesi niwe uryamira, Mutesi niwe utinda gutaha, Mutesi niwe wagize amanota mabi. Nanjye rwose naratunguwe nari nzi ko nzabona amanota njyana muri kaminuza. Buriya rero byamenywa n'abakosoye. ngo iki Mute? Ushatse kuvuga ko bagukosoye nabi rero? Ariko ko atari mwe mugena amanota ajyana umuntu muri kaminuza muranshaka wiki. Umva, ariya rwose niyigenga ishobora kutakwemerera. Uravuga yigenga. Umva Mute, uwo mwanya wo kwiga wumaraga ureba idafite umumaro na Petero. Undi ushakamo amavuta yo kwitukuza. Ubwo wari gutsinda ute ko? Reka kunyurira gutyo Felicia, sinyenye nyine wagize ayo manota rwose. Ko Benita atajyaga ajya mu wangu se cyangwa ngo yitukuze. Fasha hasi Mute. Mwumvira indi mwese kubera iki? Ngo nitwaye nabi ngo niyo mpamvu nabonye amanota make. Wowe kutagiye muri abo basore n'unywa inzoga cyangwa ngo witukuze, hari ubwo wabonye leta yemeye kukuguriza ngo ujye kwiga muri kaminuza. Umva Mute, ntugiranye ibibazo bya Benita n'ibyawe. Kandi nanga kutajya wemera kukosa. Nanjye nanga ko munyurira. Ntitukwanga rwose Mute. Utwumve pe, ndemera ko ntabonye amanota meza, ariko wibuke ko ari mu mwaka mama yari arwayemo, wishaka kungeranya nawe rwose bitewe n'uburangare bwawe. Cyane. Ubwo urumva muje ibibazo? Ikindi nubwo nari mfite ibyo bibazo byose Mute, amanota yanjye rwose aruta yawe. Njyewe ndambiwe inyuro zanyu, kandi njye naranababwiye ngo niba mutanshaka muzabimbwire. Umva kandi, ariko tuzaba tukugira inama uvuge ngo ntitugushaka. Nawe rwose urakabije Bude. Oya rwose yimanure, dorahwira isi mashyikira firi. Waretse ariko nkagenda nambaye gutya sheri. Kwishata ari nziza gutya. Karuvati ndashyiraho iyiki. Uramponda sinoga firi. Yizane rwose nyigufungire neza ahubwo. Abantu bamuzakorana batazakunyuzamo ijisho utaranaгаtangira wa. Akira nkore by'umugore utwite yifuza ngo tugomba kwirinda kumubabaza da. Erega umugabo wanjye ni ishema ryanjye, ugomba kuhacana umucyo. Gira vuba ariko ntahagira nakerewe bakancisha mu ijisho. Umuntu ugiye gufata ibaruwa imuhesha akazi akica amasaha bahita babona ko ntari seriye. Ndabirangije sheri, ngaho ireba umbwire. None se kusetse gusa. Uzi utuntu rwose ndakwemeye. Ahubwo buri munsi mbere yo kujya ku kazi rwose no uzajya umitiramo uko nambara pe. Cyane rwose. Kandi umwanya w'akazi nemerewe rero umusaba kujya mpora nambaye neza. Ubu ngiye kwitwa bye macapati Bude. Akazi na papa yakubatije se. Ariko rero no kwitwa macapati ntacyo byari bintwaye. Icyo narebaga ni ifaranga rivamo. Yego amafaranga yinjiraga, ariko nubwo nabanje kukurwanya, aka kazi karanshimishije firi. Ubu rwose tuzatungura abantu b'ini Nyarurembo. Tubatungura gutese. Abo bafundi bose n'abayede bakorana na papa bakwitaga macapati. Ejo bundi bazakubona wimutse Nyarurembo. Ubundi tujye tugaruka kubasura mu modoka nziza, ukaraga diregisiyo, maze nanjye nicaye iruhande rwawe, inyuma hicaye umukozi akikiye umwana wacu. Mbese si byo? Umugore wanjye rwose urukerereza sheri. Reka ngende sha. Wishinze rwose nayora ishingwe. Ariko rero uruga ko umujyanama yatubwiye kwitegura kubyara, kandi ahantu ngiye nahabonye amaduka akomeye. Wakwitwaza amafaranga narangiza ibinjyanye nkagira ibyo mbagurira wowe n'umwana. Uririrwa ubaza firi. Ariko rero mbere na mbere ubanza umwana wacu, njye ubu nyihoreye, sibyo? Ariko rerekera aho yumvise Felicia. Niba yumvise natubwira umwanzuro we rero. Umwanzuro w'iki se? Ntiwumva Beni? Ntiwumva ko umukobwa atajya yumva? Ubu ibyo twavuze byose rero inama twakugiriye twagosoreye mu rucaca. Mute, reka kuturushya rwose. Icyambere uracyari umwana muto. Ikindi amashuri wize nta kazi yaguheje. Ikindi amanota wagize ni mabi. None turakugira inama ukadushingana ijosi. Si ibyo? Bashiki banjye mwembi murabizi ko mbakunda, sibyo? Icyo mbashakira ni icyatuma mwigirira akamaro. Rero Mutesi wowe, ikiza nuko wasibira ukongera ugakora icya leta, Benita nawe ugahitamo umwuga yiga. Umva, njyewe sinshobora gusubira kuri groupe scolaire Nyarurembo gusibira kandi nararangije kwiga. Ariko wagiye wiyoroshya koko Mute. Usubiye se ubutaha ukabona amanota meza kujyana muri kaminuza byagutwara iki? Byagutwara ikira? Ubu suje hanze kuhakora iki? Si ibyo? Jye mwanzuro wanjye nuko ugomba gusibira Mute. Ariko uziko mwambonye we,
ubu ngiye murabona nyiri umwana wo kwicarana turiya twana muri sina 6 reka da umuco wanjye namaze kugera muri kaminuza kera muraseka se muraseka iki ko nzabatungura reka uzadutungura se ushinga iyawe kaminuza ujye kwiga mura cyakora kuko akabigaseko nk'akeza ni munseka ariko nanjye nzabaseka icyo nzi ni uko vuba ngandi butangire kaminuza yaba iya leta cyangwa iyigenga erega na kaminuza zigenga zigira amanota zifatiraho umuti ariko tuvuge ko ayo wagize bayafatiyeho ra uzishyura amafaranga ukuye utekereza ko Benito amaze umwaka yicaye hano kuko yanze kwiga umbwenga iki mama imigendo kwakwanye vuba yewe ubusa ni hafi kugera hano ego papa se ageze kujya ku manywa wa mukobwa yagenda ukora ibyo nkubwiye atadutungura akabura ikimuramira none ntiwari kuza kumfasha mama oya kante reka mbanze ntunganye hano mu cyumba harasa nabi mbega ibiryamirwa we ye baba we mbega uko byasaga ese ubwo usetse icyo mukobwa aha ntacyo mama ubwo rero uransetse ko nje gutunganya mu cyumba cya so ntakiraramo oya da ahubwo ndishimye mwakabyaramo dore ibi ngibi bisohorere binjyane hanze ndaje mbimese yewe wenda garura amatora hano ni ukuri masase neza ubusore na bugingo muraza dukwige mu buriri bwanjye mama sinzabasagararira humura ndegarukira hano muri iki cyumba nabyibwiye mama imana ishimwe rwose ko papa na mama mwongeye kumvikana hano nta mahane aheruka nanjye ndayishimira ko so yahindutse kante yarahindutse arabingaragariza rwose nta mpamvu yo kwigundiriza mu cyumba cyawe kandi umuntu asigaye anyerera imbuto nziza oya ariko mukomereza aho mama rwose wowe na papa mutumvikana natwe bitugiraho ingaruka amakimbirane yose ava kuri Stefano none ubwo yisubiyeho nanjye nta mpamvu yo gukomeza kumurakarira mama rero komeza ukora isuku reka nanjye gutegura nyine ibyo guteka ndabatekera neza nuko rwose nzajya mbasabira n'ukuri nimuzongere gushwana sheri ufite amatsiko yewe ubuse byose ko biteye amatsikora imyenda y'umwana wacu ndashaka kuyireba amakuru y'akazi nayo ndayakeneye akira abanza rero imyenda y'umwana twe mama we mbega utwenda twiza we firingize emosiyo ni ukuri urambonera uyu mugorera ubwo se amarangamutima yawe azamuwe n'iki koko firi ntabwo ari umubabaro n'ibyishimo mise mbona akabebe kacu kayambaye kari muri ka karingiti bafatamo umwana karyamye hano mu ntebe wicaye hariya nanjye nicaye hano mbese kari hagati yacu nyine ibyo ushaka biri hafi ariko si imyenda myiza ya koto niwe wayihitiyemo we uvugisha ukuri firi uretse ko burya nanjye nzi guhitamo ibyiza ariko nyine haba hari n'abagore bayicuruza bagufasha guhitamo imyiza ishyuha nk'uko muganga yabitubwiye ifite n'amabara meza do akivuka bazahita bamwambikiye hanyuma nitujya gutaha yambara iriya oya bude iyi niyo myiza rwose azaba ariyo bamwambika akivuka mwana wanjye rwose ngutegereje n'amatsiko menshi cyane mbega umwana uzi ko wagira ngo ahise akumva firi do nukuri ahise yisimbiza mu nda reka mpite muririmbira ahubwo akaririmbo namuhimbiye kuko ryari se wari umuhanzi sheri ubundi ujya umuririmbiriza abandi ariko ntabwo wibuka ko mfite murumuna wanjye w'umuhanzi buriya n'ibyo mu muryango reka ahubwo muririmbire mwana wanjye nkunda papa aragutegereje n'amatsiko menshi nzakwita akazina keza kandi nguteteshe nzagukunda iteka kandi ngutoneshe ukuri ukunda abandi gukundishe kwiga uzaba umuhanga mwana wanjye nkunda mwana wanjye nkunda papa aragutegereje iyi
ndirimbo ni nziza cyane Fili imeze neza ugomba kuyinyigisha zahembe yawe sha urakoze gukangura ubwonko bw'umwana akiri mu nda sheri iyi ndirimbo navuga tuzajya tuyimuririmbira azakura yize ngaho rero umbwira iby'akazi bimeze bite umwanya w'akazi ni mwiza rwose ni chef tekinisiye ariko bampaye amabwiriza y'akazi na kontara ngo mbisinye ndababwira ngo niwe yabaretse rwose mbanze ntekereze neza tekereza iki kandi wumva ari akazi keza Fili amafaranga bude umushahara rwose uri hasi ku buryo nawe urebye rwose nkabarayo ninjiza hariya kuri muri kantine yacu nkareba ukuntu abakiriya bagenda biyongera uko iminsi ishira Nyarurembe irushaho guturwa ntakubeshye rwose nabaye ndetse gufata icyemezo ku buryo se wumva ushobora kutakemera Fili cyane rwose ubwo se urakomeje ariko uzi igihe maze ngaragurika aha hasi ku isaso nari naraciye wagira ngo ni icyari ahubwo abantu mugira ubugingo Stefa buriya bwajyaga guca imbavu zitahiye urabivuga se urabizi mwana we ariko nawe warihimye urakabye iminsi umaze ukorera amafaranga iyo ugura akamatora ka make koko urara ahantu hameze kuriya kandi imbaraga asa nazo zaba ziri hafi kugusangamo nateye amazi mbona zisimbagurika wakoze cyane rwose mariza wanjye icyumba rwose kirahumura neza gishashe neza uzi ko uburiri wagira ngo ni ubw'abageni mva ariko abageni se abantu dusazanye goko we ntuzi ibineza mfite nibyo ubu ngiye kurara ku buriri bwiza nongere mfumbate umugore wanjye kushaka guhita uryama se none se ngwino twashyuhije amazi ngwino ubanza ukarabe yampaye ye amazi ashyushye sheri amazi ashyushye nyine yewe none se wandindire ngo twiyuhagirane nka kera shari oya njye niyuhagiye ariko ushatse naza nkabutsirita da yego nyiramari nuko rwose mariza wanjye nzaguhose kuko nguhembike umva ibi byose ndabikoreshwa nuko wahindutse ukabinyereka ni impamo y'Imana rwose mba ndoga rwaje kare narahindutse pe kandi rwose unezeze nanjye nkunezeze rwose ubu tugiye kurushanwa kunezezanya umva rero nsezeranya ko utazasubira inyuma Stefa ngo usubiremo ni impamo rwose ubwo se kuko uracyashidikanya rwose mugore wanjye nako mpaye amazi mbanze njye kwiyuhagira ahubwo ubundi rwose urebe ukuntu biza kugenda iri joro iri joro kise urakuvuga buhoro abana ntibarasinzira barakoze bagenzi bacu bo mu runana rero nibo barangije ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri mwumvise yuko mu Rwanda hari hatangajwe igitigiri ca mbere kinini c'abantu babonetse bafite umugera wa corona aho bageze kuri 17 igitigiri muri rusange kikaba kigeze kuri 36 kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegekaje mu Vanari Florentine Kwizera mwakoze kudukurikira